Ni mu masaha y'igitondo Ziyad bamaze kwitegura ngo ajye ku kazi, agera muri salo rero maze agasanga madame we Baha yari ari kuri telefone, ahita amubwira ati sheri, ati wa mushuti wanjye ufite ubukwe ngo aragusuhuza. Ziyad ati nizere ko kandi uzabujyamo. Baha ati oya, ntabwo rwose nzabujyamo, ntabwo nshaka nyine bya bibazo bye urumva nabimukira, ariko mbaza ukuntu ntaratwita n'igihe tumaze dukoze ubukwe ntabwo rwose namukira. Ziyad tuzagende ahubwo nyine nibakubaza ibyo bibazo byose nyine nawe uzaza ubitekerezeho ubundi umenye icyo gukora. Baha ahita aseka ati oya oya rwose nta mwanya mfite. Ahita rero abwira Ziyad ati ahubwo se ngwino ubanze ufate icyo kurya cya mu gitondo utagenda rwose mu nda harimo ubusa. Bahita bajya ku meza rero maze bagafata ibya mu gitondo ari nako baganira kandi baseka cyane. Ziyad abwira Baha ati uzi ko niyo ubyutse uba uri mwiza, biratangaje ukuntu uhora uri mwiza waba witeye make-up cyangwa ntayo witeye, uhora rwose uri icyuki. Baha rero ahita aseka maze akabwira uyu mugabo ati burya urankunda n'ubu uracyankunda, ubwo ukimbona ndi mwiza nuko rwose ukinkunda. Ziyad ati ibyo byo nyine ntabwo twakwirirwa tubijyaho impaka, ibyo rwose nuko bimeze nyine, ni nko kubaza ngo ese papa ari umukatolike? Ndagukunda cyane nyine, ndagukunda nawe urabizi. Bamara gufata ibya mu gitondo rero maze Ziyad agahita ajya ku kazi. Baha aramubwira ati wirirwe neza mukunzi, nkwifurije umunsi mwiza kandi n'akazi keza. Ziyad ureba mu maso y'uyu mukobwa w'icyuki rwose ahita amubwira ati nawe usigare amahoro, ati wowe se ntabwo uri bujye ku kazi? Baha ati hari ibintu nari ntegereje, ngiye guhamagara nyine mbaze niba byaje maze njye kubifata ubundi njye ku kazi. Ziyad ati se ahubwo ni aha nimugoroba? Baha rero ahita ajya ku kazi, aba afite iduka ricuruza imyenda birumvikana y'abadamu. Abakigereyo rero ari kureba nyine ibyaguzwe n'ibisigaye kubera ko iyo adahari asigamo umukozi, maze umushuti we agahita yinjira ati mbega iduka ryiza, ati harimo ibintu byinshi kandi ni rinini rwose riragutse, biragaragara ko rishobora kuba ryaragiyemo amafaranga menshi. Bahita aseka ati cyane, umugabo wanjye nyine niwe warinyongereyemo, ubundi yari irimo utuntu dukeya, yaranyongereye rero maze akiriramo ibintu byinshi, arambwira ngo rwose ninjye mpaguma nyine maze binyokipe bitume ntumva rwose nta kazi ngira. Umushuti we ahita amubwira ati ntiwumva ahubwo umugabo ubundi ni nk'abo nyine baba bakenewe, nanjye ni nk'uwo nkeneye umenya icyo nkeneye maze akampa amafaranga rwose atambajije n'ibyo kuyakoresha. Bahita baseka rero maze bagahita baza mushuti we ati uyu munsi se urahaha? Nawe ati cyane ndahaha rwose, imyenda ahubwo irimo hano yose ndagenda ntwaraho agapiyesi kamwe kamwe kubera ko ndabona hari igihe nyine irimo ibiri, umva yose ndayiguraho, ariko nyine mbere y'uko ntangira guhaha reka tubanze twiganirire. Bahita bajya rero muri biro ya Baha maze bagatangira kuganira. Uyu mukobwa rero abaza Baha ati ko ndeba umeze nk'umuntu utishimye, byaba byaragenze bite? Ndabona rwose useka ariko udasetse. Baba bakiri muri ibi rero maze uyu mukobwa ubucururiza Baha ahita aza kumureba ati hari umuntu wari ukoherereje izi ndabyo, ubwo nyine aba ari umugabo uzohereje. Baha arazifata maze akazitereka nyine iruhande rwe. Umushuti we ahita amubaza ati n'ubundi se kandi ko mbona rwose utishimye? Ati gusa uzandangire rwose ikintu wakoze kugira ngo umugabo wawe agukunde bigeze aha, kugira ngo nanjye nzagikorere uwanjye.
Bahati ntacyo nakoze, gusa nyine ugomba kutihutira gushaka ngo ushake uwo ubonye, ugomba kwitonda maze rwose ukareba umuntu muhuza kandi ukumva ntuzasiganwe n'imyaka, uramenye rwose kuko nujya gusiganwa n'imyaka uzashaka utari uwawe. Uyu mushuti rero wa bagakomeza amubwira ati ariko ntabwo ugeze unsubiza, ntabwo rwose ndabona utari wa wundi nsanzwe nzi, sinzi ikibazo ufite, uri guseka udasetse, ntabwo wamenya ikigushimishije n'ikikubabaje, uzi ko uri kunyibutsa kera iyo rwose mama wawe yabaga yagukubise wakoze amakosa, nuko nyine umuntu yakuvugishaga ugaseka kugira ngo wijijishe ihe kugira umenya ibyabaye. Bahati nyine byari kera ariko rwose ntabwo ari ubu nta kibazo mfite, ndishimye nta kibazo. Uyu mushuti rero wa Baha ahita amubaza ati none se umugabo wawe aguca inyuma? Bahati hoya, umugabo wanjye ni umutagatifu, ibyo bintu byo rwose ntiyabikora nta nubwo yabirota. Umushuti we ahita amubwira ati ikibazo rwose nakimenye, ikintu kiri kugutera isoni zo kukivuga, buriya ikibazo kiri mu buriri bwawe nawe, niyo mpamvu rwose utari kubivuga. Iyo haba hari ikindi kintu uba wakimbwiye ndakuzi, nta kintu na kimwe ujya umpisha, wagize isoni zo kumbwira ibyo bintu. Bahati mbabarira ntiwongere kuvuga njyewe n'umugabo wanjye, reka icyo kiganiro tukihorere, reka rwose tukireke. Umushuti we ati none se ubwo wigeze ubimubwira ko rwose utaba wanyuzwe? Bahati sinakubwiye ngo icyo kiganiro tukihorere, wandetse koko? Uyu mushuti we rero akomeza rwose kugenda amubaza ibibazo, akamubwira ati ihangane rwose, gusa niba wumva nyine nta kigenda wakabaye ubimubwira, ariko nanjye nkabibona impamvu akumenaho amafaranga menshi ndetse akaguha n'impano nyinshi cyane, abagira ngo nyine akavaringa icyo kibazo we kubona umwanya wo kugitekerezaho. Bahati mbabarira kandi nukomeza kumbwira kuri iyo sije ndahita rwose nihagurukira nigendere. Uyu mushuti we ahita amubwira ati sawa rero, gusa rwose ibyo ntabwo ari ibintu byo guhisha, muba mugomba kubivugana maze ukanamubwira uko wumva bikwiye kugenda. Nyuma y'iminsi mike rero Baha aba yicaranye na Siyadi bari kuganira, maze uyu mugabo agahita abwira Bahati mubyara wanjye rero yari amaze rwose igihe aba hanze, gusa nyine nta kazi afite, yarangije kwiga abura akazi, yaragashakishije arakabura, none rwose arashaka kwigarukira mu gihugu akagashakira hano. Ubwo rero nari namwemereye ko naba amufashije igihe gitoya maze akaba abaye hano umwanya atarabona akazi, ubundi yamara kubona akazi nyine akigendera. Bahati ni ubu ngubu rero ubimbwiye ko uwo mubyara wawe agiye kuza kuba hano, wakabaye warabimbwiye. Ziyada ati umbabarire ni ukuri, umbabarire rwose, gusa niba bikubangamiye nabwira Johnson ntiyirirwa aza maze agashaka ahandi hantu aba agiye kugira ngo atakubangamira, kuko uru rugo ni urwanjye nawe kandi urabizi. Gusa nyine nifuzaga kumufasha kuko adafite ahandi ho kuba, niyo mpamvu nari nahisemo ko yaba abaye hano, dore nawe dufite ikizu kinini cyane kandi tukibamo turi babiri, numvaga rero nta kibazo. Bahati ntabwo nakuvuguruza icyemezo wafashe, nyine ubwo ni icyo, nta kibazo rwose, azaze ubwo nyine ibyo wemeje nanjye ndabyemeye nta kibazo. Ziyada ati urakoze cyane, reka rero njye ku kazi, ubwo rwose turi kumwe. Bahati ko nta kintu se ufashe? Ziyada ati nta kibazo, ndafata icyo kurya cya mu gitondo ku kazi, ntugire ikibazo. Umunsi wakurikiye rero aba ari mu masaha y'ijoro, Ziyada yicaye muri salo kuri mashini nyine, akazi rwose karimbanyije. Aragenda agakaraba maze akambara imyenda y'ijoro, ategereza Ziyada maze akamubura, aza kumureba muri salo maze agahita amubwira ati sheri nari ngiye kuryama. Ziyada nawe atiriwe anahindukira ngo amurebe ati urare neza. Ati koko se nicyo wari ukwiye kumbwira, nyamara wakabaye ugabanya rwose ibintu byo kurara ukora, reka nanjye mba ngukeneye, ariko uzi ko mba meze nk'umuntu rwose utagufite, ndiraza buri munsi urebye. Ziyada ati ndaje ndagusangayo.
Baha ati ariko rwose nturare ukora. Aragenda rero akajya mu cyumba ariko rwose agenda atishimye, agenda ahindukira akareba uyu mugabo rwose uba wiyicariye kuri mashine ntacyo bimubwiye ibyo bamaze kumubwira. Umunsi wakurikiye rero Baha n'ubundi ajya ku kazi, akakigerayo rero wa mushuti we akagaruka kumureba, aba akunda rwose kuza kumuganiriza, ahita rero atangira kumutera sitori, atuzi wa mutipe wigeze kuntereta, atuzi yuko ubu ngubu bagiye kubyara umwana wa gatanu we n'umugore we. Atangira rero guseka maze Baha agahita amubaza ati ariko uwo nawe rwose arakabije, abana batanu bose se? Umushuti we ati abagabo se nyine si uko bamera, ati iyo amaze kugeza mu rugo akubyaza umubare wose ashaka. Ati gusa njyewe rwose nagize imana ntitwanabana, ndumva ibyo bintu ntari kubyiviramo. Ubwo se ubundi afite gahunda mu by'ukuri yo kuzabyara umubare w'abana bangana iki? Baha ati none se ati wabimenye ute? Ati nyine ejo bundi twarahuye maze ibyo bintu byose arabimbwira, ati tekereza ko kandi sha aba agishaka kuntereta nyamara ari we wanyanze kandi afite n'umugore. Ati niyo mpamvu rwose nanga abagabo, ati gusa nuko nyine nanga nkateretswa nabo, ariko ubundi rwose abagabo njye mba numva ntazi ukuntu bateye, bose baba bakeneye guca abagore babo inyuma. Baha ati ntabwo ari bose, nuvuga ijambo bose urabyishe, kubera yuko njyewe Ziyadi wanjye si uko ateye, ni umugabo mwiza, ntabwo rwose ashobora kunca inyuma. Umushuti we ati icecekere, ni uko nyine ari we ufite ikibazo. Uratekereza iyo uza kuba ari wowe ufite ikibazo se ataba yaragiye gushakira ahandi, ataba yaragiye rwose kera? Baha ati hoya ntabwo yabikora rwose, muhagazeho ndabizi, ntabwo yanca inyuma, ni umugabo mwiza. Umushuti we ati nyine ivugire, icecekere nyine ntabyo uzi. Baha ati ariko nawe ntugace intege, ikindi kandi ntukajeneralize, ntabwo rwose abantu bose ari bamwe, jya umenya ko habaho burya abantu bakora amafuti n'abandi batayakora, ntukagerageze no kubashyira mu gatebo kamwe, ntabwo rwose ari byiza. Hari abagabo bazima kandi bitonda badaca inyuma abakunzi babo cyangwa abagore babo. Umushuti wa Baha ati njyewe nyine ikibazo abo nahuye nabo bose ni uko bameze, niyo mpamvu ntazi nyine abandi uko baba bameze, njyewe mba ndi kuvuga ubundi mvuga abo nahuye nabo uko bameze. Uyu mushuti wa Baha rero ahita amubwira ati buriya icyo nagira ngo nkubwire ni uko nyine abagabo batagira ukwihangana nk'ukwacu, ntabwo rwose batekereza kabiri. Baha ahita amubwira ati nabyumvise nyine iyo sije tuyireke. Ku mugoroba rero Baha arataha maze akagenda akajya muri dushe agakaraba, akambara nyine imyenda y'ijoro iri segisi koko, akagura rero champagne nziza rwose kandi ihenze, maze umugabo we yataha nimugoroba Baha bari muri salo, ahita azana uturahure tubiri akazana kandi na ya champagne, maze agahita ahobera umugabo we akamusomagura, akamubwira ati umukunzi rero uyu mugoroba rwose ndashaka ko uwo wanjye nawe, ndashaka ko kandi biba nyine special. Ziyadi ati uritegura iki se? Baha ati ntundeba se nyine. Ubwo nyine Ziyadi ahita yumva icyo Baha ashatse kuvuga, gusa ahita amubwira ati none se ubu ko rwose kano kanya bitashoboka, hari telefone nyine ngomba kubanza guhamagara umuntu kubera yuko hari inama iri kubera mu kindi gihugu, kandi ngomba kuba nyine ndi kuyikurikirana maze nkagenda ntanga ibitekerezo. Baha ati ariko se ubundi ubu nzajya ntandukanya ryari, igihe uri mu rugo cyangwa igihe uri ku kazi? Buri gihe uhora ukora,
waba uri mu rugo cyangwa ku kazi wajya ugira amasaha nyine yo kumpa nanjye nk'umugore wawe ukanyitaho, utari ku kazi, utari gukora akazi. Ziyad ati ihangane iminota mikeya maze mvugane rwose n'uyu muntu ndahita agaruka. Ahita ajya kuri telefone rero maze akigira nyine hirya gakeya, asigara yimyoza maze akitonganya atari ku bundi uyu mugabo atekereza ko ngewe naba ndi umuntu cyangwa amfata nk'ururabyo gusa yaje gutegura muri iyi nzu, atekereza se ko ahubwo naje hano nzanywe n'amafaranga, burya nanjye nari nyafite ampagije. Ikindi kandi n'iwacu ntabwo twari abakene, buri kintu cyose twarakibonaga. Sinibaza rero impamvu yanzanye hano akangira umutako, aba ari aho amfusha ubusa gusa yibereye mu kazi. Abona rero Ziyad yatinze kugaruka maze akajya kureba niba akiri kuri telefone, ahita asanga yasinziranye nayo nyine aryamye hejuru y'uburiri atigeze yiyorosa, atanakuyemo imyenda n'inkweto. Aramukangura maze Ziyad agakangukira hejuru ati uzi ko bagombaga kongera kumpamagara ku kazi? Ati reka ndebe. Arareba kuri telefone maze agahita avuga ati ndabona batampamagaye, gusa reka mwandikire mubaze uko bimeze. Noneho Baha ahita yumva asesemwe, yumva arakaye rwose, agahita yinjira mu buriri maze akareba ku rundi ruhande akiryamira, gusa ntasinzira. Arareba uyu mugabo maze akimyoza, aba yumva amurakariye. Umunsi wakurikiye rero Baha aba ari ku kazi maze Ziyad akamuhamagara akamubwira ati Johnson yaje, yageze mu rugo ariko rwose yabuze umuntu umufungurira, yaheze inyuma y'urugi. Baha rero ahita yihuta cyane maze akamugeraho, ahita amubwira ati utubabarire, ni ukuri bambwiye ko waheze inyuma y'urugi maze rwose numva birambabaje, utubabarire, nizere ko rwose ntamaze igihe kinini cyane ngo ube wahagaze umwanya munini. Johnson ati hoya nta kibazo. Barasuhuzanya rero maze Baha agafungura akamubwira ati ni karibu mu nzu kandi rwose ukomeze umbabarire. Johnson rero aba ari umusore mwiza cyane rwose kandi uzi ubwenge, umusore witonda ucishije make kandi rwose ufite mu mutwe nyine abatekereza, afite ubwenge nyine bwa nyabwo butyaye. Binjira mu nzu rero maze bakaba baganira. Mu kanya gato rero Ziyad nawe aba atashye maze bakajya ku meza bari gufata iby'ijoro. Ziyad ahita abwira Baha ati wamubonye se mubyara wanjye? Ati uyu musore ni umuhanga cyane kandi yize ibintu bya marketing, nagira ngo rwose azagufashe nyine muri iriya bizinesi yawe maze rwose ube wabona abakiriya benshi, ibintu byose bijye ku murongo. Johnson ati none se ukora ibiki? Baha ati mfite nyine iduka ry'imyenda, gusa mu minsi yashize nari mfite ikibazo cy'abakiriya bakeya. Johnson ati ntuhangayike, ubwo rwose nahageze ubu ngubu umenya ko ikibazo cyakemutse nzabigukorera, ntugire ikibazo, kandi rwose ndaje mbishyiremo akabaraga, humura rwose nta n'ukwezi kuzashyira bidakemutse kuko ibyo bintu ndabimenyereye, humura rwose ndaje ngufashe. Baha ati urakoze cyane, ni ukuri ndumva rwose wongeye kunzamurira icyizere. Johnson ati hoya ntabwo rwose ari ibintu bikomeye. Bakomeza rero kuganira, gusa nyine Johnson akajya areba uyu mugore wa mubyara we uba ari umugore w'icyuki, aba yananiwe kumukuraho amaso. Kandi koko biba ari byo, uyu mugore aba ari mwiza cyane, umuntu wese aba amureba ukabona nyine ntabwo wamuhaga. Gusa icyo ataba azi ni ukuntu rwose mubyara we aba amupfusha ubusa. Johnson rero atangira gushaka nyine akazi, aragashaka kuko ahantu hose akadepozayo. Agera aho rero maze akadepoza muri kampani imwe iba nyine icuruza ibintu by'ubwubatsi. Bakora ikizamini rero maze bakagitsinda ari babiri. Barabwira ati rero ubu rwose
mwebwe babiri mwatsinze neza cyane, ariko nanone ntabwo bivuze yuko mwabonye akazi burundu, ubu mugiye kujya mu igeragezwa mukore cyane, ubwo nyine nimubasha kuzana abakiriya muri iyi kampani nibyo rwose tuzabangasha tubaha akazi, ariko nimutabasha nyine kubazana ubwo muzigendera, ntabwo rwose turateraho kashe ko mubonye akazi. Johnson rero yumva nta cyizere agize neza, ariko nanone akavuga ati reka ngerageze nta kibazo. Johnson rero agera mu rugo yananiwe cyane rwose, ahita asanga rero Ziad yicaye muri salo. Ati Johnson, umunsi wawe wagenze neza ko watinze gutaha cyane? Johnson ati rwose nazengurutse bikabije, ndumva naniwe, amaguru rwose ari kundya. Ziad ati njye na madame wanjye rero twari twagutegereje kugira ngo dusohokane ubonereho nyine no kuruhuka mu mutwe, tunakwereke umujyi neza. Johnson ati oya, uyu munsi ntabwo byashoboka, gusa mwakoze kuntekerezaho, ariko ndananiwe cyane ku buryo nkeneye gukaraba maze nkaryama, ubwo ngiye tuzajyana ubutaha. Aba akiri kuvugana na Ziad rero maze Barbara akaba araje nyine, aje muri salo amaze kwitegura neza rwose ngo basohoke. Aba yambaye neza agakanzu kagufi kamwegereye nyine kagaragaza imiterere ye, aba ateye neza cyane, afite amaguru meza, mbese aba ateye neza bikabije. Ziad rero ahita amubwira ati Johnson ntabwo abashije kuboneka, ubwo tugiye kwijyana, tuzajyana nawe gutaha. Barbara ati ubwo nyine arahombye ko twari tugiye kumusohokana. Johnson we aba ari kureba Barbara atamukuraho ijisho, aramureba maze agahera ku birenge akageza ku mutwe, aba areba imiterere y'uyu mukobwa rwose utangaje. Baramubwira bati rero ubwo nyine ugira umugoroba mwiza, bagasohoka. Gusa akomeza ari kureba Barbara kugeza barenze, bamara kurenga maze agahita azunguza umutwe, atariko genda uri mwiza, Imana yarakuremye irakwitondera, wagira ngo rwose waremwe ku wa mbere, Imana igifite imbaraga zose, uri mwiza cyane. Ati rwose mubyara wanjye ni umunyamahirwe, icyambwira nk'ahantu rwose yagukuye, ahubwo se ubundi buriya umukobwa mwiza kuriya yemeye Ziad gute? Ntabwo ngewe mbyumva. Ahita rero avuga ati reka njye kwikarabira mve muri ibi bitekerezo bidafite rwose aho biri kunyerekeza. Umunsi wakurikiye rero mu masaha y'igitondo, Johnson aba amaze kwitegura ngo ajye ku kazi, agera muri salo agasanga Barbara aricaye, ariko mashine yamunaniye, aba afite ibintu ari gukora, noneho yajya afungura iyo site aba abikoreraho ikaga gufunguka. Ahita rero afata telefone maze agahamagara umuntu wari usanzwe umufasha, ariko telefone ikanga gucamo. Johnson aramubaza ati byagenze bite se? Barbara ati ndi gufungura rwose bikanga, kandi password ndi gushyiramo niyo nsanzwe rwose nkoresha, ntabwo nayibeshye kuko nayanditse ahantu, gusa sinzi impamvu biri kwanga ko ninjira. Johnson ati zana nkurebere. Barbara ati ubuse ntabwo ukerererwa ku kazi? Johnson ati nta kibazo, zana nkurebere. Aramurebera rero maze akabimukorera bigatungana. Barbara ahita amubwira ati rero nanjye reka nkugeze ku kazi kubera ko ninjyewe nagukerereje. Ahita rero amutwara maze akamugeza ku kazi. Aba akimugeza rero maze Johnson yaba agiye kuva mu modoka akamubwira ati wakoze cyane, urakoze rwose kuba wampaye lift. Barbara ati ahubwo ni wowe wakoze kuba wamfashije, buriya rwose ntabwo nari kuza kubishobora, byari bigiye kunyicira umunsi maze nkirirwa nta kintu nkoze. Ati kuba rero naguhaye lift rwose byari ukugushimira kuko ningere nagukerereje. Johnson ati ntuzajya ugira n'ikindi kibazo cyose jya umpamagara rwose nta kibazo, ndahari ku bwawe, nzajya ngufasha. Barbara turakoze cyane kandi ugira umunsi mwiza n'akazi keza. Johnson ati nawe bikubere bityo.
Johnson rero aba ari kwinjira mu marembo nyine ya kampani, maze agahita ahura n'umushuti we baba bakorana, gusa baba bamenyanye vuba aho ngaho. Ahita amubaza ati mbwiza ukuri, uriya mukobwa usa kuriya muraziranye? Ntumbwire ko ushobora kuba uziranye n'umukobwa usa kuriya. Johnson ahita aseka ati uriya ni umuntu wo muri famiye nyine, turaziranye birumvikana. Uyu mushuti we ahita akomeza amubwira ati umuntu wo muri famiye, ati mbwiza ukuri rwose ahantu muziranye, ati mbega umukobwa mwiza, ati uzi ko wagira ngo neza neza yariremye akajya yishyiraho ibyo ashaka, ati nta nenge n'imwe afite, ati namurebye maze nanirwa guhumbya, ati narebaga ubwiza bwe nkagira ngo ahari ndi kurota, ntabwo ari umuntu umpagaze imbere. Johnson ati reka ibikabyo, ngwino tujye mu kazi, reka rwose kubyuka umbwira amagambo menshi, nta mwanya mfite wo kukumva, wowe nyine umenya ko ari umuntu wo muri famiye gusa. Mu masaha y'ijoro rero Baha ajya muri dushe, maze akagaruka aje kureba Ziyadi, ahita asanga yasinzira ari no kugona, kandi nyamara abasize amubwiye ati ndaje, ntusinzire uretse kuryama, reka nkarabe nze maze tuvugane. Araza agasanga rwose Ziyadi ari kugona. Baha aramukangura akamusoma akamukoraho, reka da, uyu mugabo rwose ntakanguke, aba yasinziriye cyane bikabije. Baha abona yanze gukanguka, maze agahita amubwira ati nyine nta kundi, ngaho wasirara neza, gusa nyine abivugana agahinda, ubona rwose ari hafi kurira. Baha kubera rero ukuntu rwose ibintu bitaba bigenda neza hagati ye ndetse na Ziyadi, uba ubona asigaye yarijimye, isura nta guseka nta kwishima, aba rwose wagira ngo hari ikindi kintu abura mu buzima, nyamara rwose aba abura ko umugabo we amuha umwanya, kuko aba yihorera mu kazi gusa. Iri joro rero nabwo araryama ariko ntasinzire, n'ubundi akajya areba Ziyadi maze akimyoza. Arara rero n'ubundi adasinziriye, asinzira rwose bugiye gucya. Umunsi wakurikiye rero nabwo niko bigenda, n'ubundi nyine Ziyadi asinzira kare, noneho rwose Baha biramunanira kwihangana, maze agahita ava mu buriri akigira muri salo, kuko n'ubundi aba yabuze ibitotsi, aba rwose agiye kwirebera nibura televiziyo ngo arebe ko byaba yirangaje. Agera rero maze agasanga Johnson nawe ari kwikorera siporo, aba yibereye mu mapompaje, kuko rwose aba azi yuko abandi bantu bose ubwo basinziriye. Johnson rero agikubita amaso Baha agahita amubwira ati mumbabarire rwose, ntabwo nari nzi ko mutarasinzira, ntabwo mba naje muri ibi ngibi. Baha ati nta kibazo, kubera ko n'ubundi nyine nakagombye kuba ndyamye nsinziriye, ntabwo rero rwose ari amakosa yawe, kandi uba ugomba no kwisanzura. Johnson ati none se ubundi kubera icyo udasinziriye, kandi mbona rwose saa sita z'ijoro zigiye kugera ukaba uje muri salo? Baha ati nabuze ibitotsi, sinzi impamvu rwose nabibuze. Johnson ati none se ugiye kubigenza ute? Baha ati ngiye kuba ndeba televiziyo, cyangwa se mbe nywa kawayini ndebe ko nabona ibitotsi, nibinaba ngombwa erega byose ndabifatanya. Johnson ati ihangane rero, ubwo reka njye kuryama, gusa nyine uyu musore aba yari gukora pompaje yakuyemo akenda ko hejuru. Baha aramwitegereza akazamuka amayesikariye ari kumureba. Johnson nawe agera hejuru rero agahita ahagarara, maze akitegereza Baha, bose bahuza amaso, maze buri umwe wese agahita areba ku ruhande. Johnson ajya kuryama, Baha nawe agasigara nyine muri salo.
Umunsi wakurikiye rero aba ari anniversaire ya Barbara, ategereza ko rero Ziyad yayimwifuriza ariko rwose agaheba, ahera saa sita z'ijoro ategereje, ati umugabo wanjye nyine araje antungure, nyamara agasanga rwose nta n'agatekerezo. Buracya mu gitondo umugabo akabyuka akitegura maze akambara nk'ugiye ku kazi. Barbara ahita amubwira ati ntumbwire ko rwose utibukaga ko uyu munsi ari itariki yanjye y'amavuko. Ziyad ati ntabwo nabyibukaga, nabyibagiwe. Barbara arababara ati nibura iyo unareba ikintu mbeshya, ariko rwose ntumbwire ngo wabyibagiwe. Ubwo se wari unaniwe no kumbwira ko nibura wari unyibikiye kugira ngo uze kuntungura aho kumbwira ngo wabyibagiwe koko? Gusa nyine Barbara ahita abwira Ziyad ati gusa uyu munsi ni umunsi wanjye kandi sinshaka ko hari umuntu n'umwe uri bubashe kuwica. Ati rero uyu munsi ndifuza ko rwose uri buntegurire ibirori noneho rwose binini kurusha ibisanzwe, ngatumira abantu benshi tugasohokera ahantu nyine heza cyane. Ati nkishima, ndashaka ko uyu munsi uba special, ntabwo nshaka rwose ko dukora nka bya bintu bindi bisanzwe. Ziyad ati byari byo rwose, ariko nanone mfite urugendo rw'akazi, ntabwo se nakubwiye ko nzajya mu wundi mujyi simbe ndi hano. Barbara ati ntumbwire ibyo ntabyo wigeze umbwira, ntabyo nari nzi. Ziyad ati kandi numvaga narabikubwiye. Ati akazi gasigaye karantwaye ku buryo ntekereza ko hari ibintu navuze nyamara ntabivuze. Ati rero hari umufatanyabikorwa wanjye uri buve muri Amerika, rero tugomba guhurira muri uriya mujyi wundi. Ikindi kandi hari amasinyatire yanjye akenewe rwose ku madosiye ari buba ahari, ubwo rero ntabwo nabona ukuntu ndeka kujyayo. Barbara ati ndakwinginze uyu munsi ni anniversaire yanjye, nibura rimwe mu buzima bwawe rwose nyitangira maze ntujyeyo, reka kujyayo. None se ubundi ntabwo ushobora koherezayo n'umu assistant wawe? Ziyad ati ntabwo byashoboka, ndakenewe rwose, ngomba kuba ndiyo. Gusa nanone nimvayo nyine tuzabikora nta kibazo. Barbara ati ariko umunsi uzaba warenze. Ziyad ati basi nguha amafaranga angahe kugira ngo rwose uze kubasha kwishimisha? Barbara ati ntabwo nkeneye amafaranga, urabizi ni wowe nkeneye wowe. Amafaranga se yamfasha iki? Ntabwo rwose yampa ibyishimo. Ziyad rero akomeza rwose kwinsista maze agahita afata varize akagenda. Ati mukunzi usigare neza, turi kumwe rwose kandi ntusigare ubabaye. Gusa noneho Barbara ajya yabihirwa, uyu munsi arabihirwa koko, agahinda karamwica, akiheba akiyanga, akajya yireba muri miruwari maze agahita avuga ati ariko ubu ngubu ubundi nta gaciro mfite ku buryo umugabo wanjye nta kintu cyanjye na kimwe ashobora kwibuka, ku buryo adashobora kwibuka n'itariki yanjye y'amavuko. Nshimye ko ngewe rwose ntakimubona, wagira ngo ntabwo tubana, wagira ngo turaturanye gusa, ariko se n'iminsi y'ingenzi mu buzima bwanjye nayo rwose ayibagirwe. Ndatekereza ko ahari umugabo wanjye ashobora kuba atakinkunda, ariyo mpamvu nta kintu kinyerekeyeho agitekereza. Aricara rero maze kwihangana bikamunanira, akarira, ararira koko, ararira umwanya munini yananiwe guceceka. Barbara rero ajya ku kazi, aba ari kureba rero ibicuruzwa bye biba bisigaye nk'ibisanzwe nyine ari muri controle. Ajya kubona akabona buke nziza nziza rwose barayizanye. Uyu mukobwa ahita amubwira ati hari umuntu nyine ukoherereje indabo, ariko nanone ntabwo yigeze ashyiraho rwose agakarite kanditseho amazina ye. Barbara arazikunda rero maze izi ndabo akazihumuriza, akazisoma, akazihobera, rwose aba azishimiye cyane. Nibura haba hari umuntu wamutekereje ku munsi mukuru we w'amavuko. Ahita rero abwira uyu mukobwa umukorera ati zinjyanire muri biro yanjye, uzitereke neza kandi uzifate neza rwose zitangirika, izi ndabo ni nziza cyane. Ku mugoroba rero arataha maze yagera mu rugo aba yicaye muri salo, ajya kubona akabona rero Johnson araje n'icupa rya wayini. Ahita atunguka abwira Barbara ati joyeux anniversaire.
Baha ati urakoze cyane ariko se kandi ninde wakubwiye ko uyu munsi ari umunsi w'amavuko wanjye? Johnson ati nabibonye nyine kuri IG ndetse no kuri Facebook. Baha ati bishatse kuvuga ko rero unkurikira kuri izo mbuga zose? Johnson ati cyane ahubwo n'izindi zose ndagukurikira ku mbuga zawe zose ndagukurikira. Baha ahita aseka maze Johnson agahita amubaza ati none se indabo wazikunze? Baha ati kumbe burya yari wowe? Johnson ati cyane. Ati none se umuntu wagize isabukuru hari ikindi kintu wamuha uretse gutangiza umunsi we rwose kumuha indabo z'amaroze kubera ko rwose nawe uri iroze ryigendera? Baha ahita yishima cyane maze agaseka. Ntabwo rwose umunsi wose aba yigeze anamwenyura ariko nibura aba abonye ibyishimo araseka maze agahita abwira Johnson ati wakoze cyane ni ukuri wankoreye umunsi kandi nazikunze ziriya ndabo ni nziza cyane kandi zirahumura neza. Johnson ati rero nyuma y'ibyo byose ku muntu wagize rwose aniveriseri muzaniye icupa rya wayini kugira ngo nyine duserebure. Baha ati wakoze ni ukuri kuntekereza ndishimye cyane kandi Baha rero abwira Johnson ati ndishimye cyane kandi wakoze ariko byari kuba akarusho iyo Ziyada aza kuba ari hano. Johnson ati ubundi se ari hehe? Ntabwo yari yavuze ko ari buze gutaha umugoroba? Baha ati nta makuru ye mfite ndi kumuhamagara telefone ye nticemo kandi nyine nawe urabibona ko ataraza. Baha rero ahita afungura nyine iri cupa maze bagatangira gusangira gusa ntibirirwa bazana n'ikirahure banywesha icupa baranywa rero bagakomeza rwose bakanywa ariko baganira banaseka. Kamara kubageramo rero akayoga maze Johnson akabaza Baha ati none se ubundi ko mbona rwose utishimye kandi ari umunsi wawe? Baha ati cecekere wowe ntabwo wabimenya ntabwo urashaka. Ati uzi yuko mba nkeka ko nshobora kuba ntagaragara mu by'ukuri? Ati uzi kumarana n'umugabo imyaka 3 yose mubana nyamara rwose no kugira ngo umubone mu rugo bikaba ari ikibazo. Ati njyewe sinzi ikintu kitagenda. Johnson ati hoya uragaragara rwose kubera yuko ndakubona uri mwiza cyane, uri umukobwa mwiza umusore cyangwa umugabo uwo ari we wese yakwifuza gukundana nawe. Ati ntabwo se ubizi ko uri mwiza? Baha ati hoya ibyo bintu ntabyo nzi. Baba bagasomye nyine bageraho bakava mu ntebe bakicara hasi kuri tapi kubera ukuntu kaba katangiye kubageramo. Ubu rero bwo noneho baba bari kuvuga buri wese avuga yisetsa kubera rwose aka alcohol baba banyweye. Baha rero abaza Johnson ati koko se urabona ndi mwiza? Gusa nyine ababivuga arandaga kuko rwose ntabwo bari kubasha kuvuga neza. Johnson ati uri mwiza cyane. Bahita barebana rero maze bagahita basomana. Baha ahita yigarura maze akabwira Johnson ati oya rwose ubu turarengereye, reka njye kuryama ejo mfite akazi mu gitondo kandi umbabarire rwose ku bibaye. Ahita ahaguruka rero maze agahita ajya kuryama. Johnson we arakomeza akanywa nyine ya nzoga ibisigaye arayinywa agasinda koko maze nawe akajya mu buriri. Mu gitondo rero Baha amara kwitegura agiye ku kazi maze yagera muri salo agahita ahura na Ziyada ari kwinjira. Ziyada ahita abwira Baha ati hangane umbabarire gatoya maze tuvugane. Ati mbabarira rwose ndashaka kwica amande ubu ngubu mbwira ahantu hose ushaka gusohokera nidushaka duhita tugenda kano kanya hantu hose nyine ukunda niba ari no hanze y'igihugu umbwire nta kibazo rwose nditeguye. Baha ahita amubwira ati ubu ngubu icyo nshaka gusa ni ukujya ku kazi, ngiye ku kazi.
Ziyad ati mbabara ndakwinginze rwose natinze mu nama maze indege nayo iransiga niyo mpamvu naraye ntaje. Ati none se na telefone yari yakuvuye mu mufuka urayibura? Ziyad ati yari yazimye umuriro wari washizemo. Ati ikintu kimwe nakwifuzagaho kwari ukumpa umwanya wawe maze tukicara hano tukareba za filime nyine zisekeje, tugaseka ubusa nyine, tukinywera akawayini tukaganira bya biganiro nyine bisekeje, njye nawe rwose tukishimana turi babiri, nyamara rwose ibyo byishimo warabinyimye. Ziyad ati mbabarira ndakwinginze, mbabarira rwose maze turebe ukuntu twabigenza. Ati byararangiye nyine byihorere, reka nigire ku kazi. Ziyad aramutangira ati wakwihanganye basi ukabwira asistante wawe akagukorera ibyo wari ugiye gukora. Ati hoya mfite umukiriya w'imena nari ngiye guhura nawe, rero reka njye kumwitaho. Ahita aca ku ruhande rwa Ziyad maze akisohokera, aba yarakaye kuko noneho ntabwo aba akiri wa wundi wajyaga rwose uba ari kubwira uyu mugabo amwinginga. Umunsi wakurikiye rero Johnson aba ari kwinjira mu nzu maze agahita ahura na Baha ari gusohoka, ahita amubwira ati ariko ko ndeba rwose muri iyi minsi noneho uri kungendera kure cyane, ntabwo uri kuvuga uracecetse cyane. Baha ati mfite byinshi byo gutekereza ndetse n'ibyo gukora, niyo mpamvu mfite rwose ibintu binyuzuye mu mutwe. Johnson ati none se wabinganiriza? Ati hoya ndumva rwose atari ngombwa. Ahita anamucaho kandi agahita yigendera rwose, ntabwo aba akeneye gukomeza kuvugana nawe. Hagati aho ariko Johnson ka kazi rwose aba yarakabonye, aba yarinjije abakiriya benshi maze rwose bagahita bamuha akazi. Uyu musore aba ari umuhanga ku buryo nta muntu wapfa kumwima akazi. Ku munsi rero wakurikiye Ziyad ahamagara Johnson maze akamusaba ko rwose yamushyirira imodoka madamu we. Johnson rero arayimushyira maze yamara kuyiparika agahita akuramo nyine urufunguzo rw'imodoka kugira ngo arushyire Baha. Arinjira agahita asanga Baha ari kumwe na wa mushuti we muri biro. Johnson rero amubwira ikimugenza maze Baha akamubwira ati ntabwo ubona ko ndi kuvugana n'umuntu. Johnson ahita asubira inyuma maze akaba yihagarariye nyine muri magaze nyine aho haba hari imyenda. Uyu mushuti rero wa Baha ahita amubaza ati ndarota cyangwa ni nyabyo? Uyu musore se kandi w'ibogari ni uwa hehe? Baha ati ntumbwire ko ugikunda abasore nka kwa kundi kwa kera nyine? Ati uracyakunda abasore n'ubu ngubu? Umusore wese ubonye ubona mwateretana? Ati uyu nguyu ni mubyara w'umugabo wanjye. Uyu mushuti wa Baha ahita amubwira ati mbega umusore w'ibogari! Ati cyakoze ni ukuri nawe waragowe ubana n'umusore umeze utya mu nzu? Baha ati reka njye ntabwo ndi wowe, kubana nawe se bivuze iki? Uyu mushuti wa Baha ati ndabona rwose njyewe ahari ubanza ntabyihanganira. Baha ahita amubwira ati genda rwose nifitiye akazi ko gukora ndakuzi nyine, ubwo utangiye kuvuga ntabwo uri burekere. Uyu mushuti rero amara kugenda maze Baha akajya kureba Johnson, aramubaza ati kandi se wowe ko wari umaze kumpa ubutumwa bari baguhaye wari ugikora iki hano? Johnson ati si ibyo gusa byari binzanye, nari nje no kukubaza impamvu rwose utakimvugisha usigaye ugendera kure. Baha ati byose byashoboka gute kandi tuba mu nzu imwe? Urumva nta kugendera kure koko bikemera kandi tubana? Johnson ati ibyo mvuga urabyumva. Ati ndashaka kukubaza rya joro nta kintu bisu yanjye yakubwiye? Kuba twarasomanye nta kintu wumvisemo? Baha ati nta na kimwe. Johnson ahita amwegera maze akamubaza ati ko se
ibyo uvuga ni ukuri nta kintu wigeze wumva bikubwiye? Bahubaha ati 100% nta kintu rwose byambwiye, nta n'icyo nigeze numvamo. Batimbwira rero niba hari ikindi wari ukeneye kumbwira maze ugende. Johnson ati nari nkuzaniye iyi mpano, ubwo bari kubivuga anayimuhereza. Bahubaha ati ntabwo ari ngombwa, rekera rwose kujya wirirwa ungurira impano, ntabwo bikenewe. Ikindi kandi ntabwo mbikunda rwose, ndeka njyenyine. Niba kandi wamaze kumbwira ibyo wambwiraga, igendere. Johnson rero arahindukira agiye kugenda, maze Bahubaha agahita amubwira ati ariko wibagiwe n'impano yawe. Umunsi wakurikiye rero Ziad ahamagara Johnson maze akamubwira atongera ugende maze unzanire ya modoka, ndashaka kuyijyana ku mukanishi. Johnson rero asohoka ku kazi maze agahagarara ku muhanda agiye gutegereza moto. Hahita haza rero wa mushuti wa Bahubaha arahagarara maze agahita abaza Johnson ati umeze ute se? Johnson ati meze neza. Ati none se uri kujya hehe? Johnson ati ngiye ku kazi kwa Bahubaha, ngiye gufata iyi modoka. Uyu mushuti wa Bahubaha ati nta kibazo rero waza nkagutwara kuko nanjye niho ngiye. Bahita bajya mu modoka maze bakagenda baganira. Bagera rero kwa Bahubaha, Bahubaha agahita abaza Johnson ati wowe se kandi uje gukora iki hano? Johnson ati Ziad yarambwiye ngo nize gutwara ya modoka maze tuyishyire umukanishi. Ahita abaza rero umushuti we ati none se ubundi wowe na Johnson muhuriye hehe? Umushuti we ati duhuriye nyine mu nzira, mpita muhari ifite yo kumuzana hano, gusa mu kigaragara Bahubaha aba yafushye cyane. Ahita rero ababwira ati muretse gato ndaje, maze agahita yinjira muri biro ye akazana urufunguzo rw'imodoka kuruhereza Johnson. Agahita amubaza ati hari ikintu ukeneye se? Johnson ati ntacyo, maze agahita amubwira ati genda. Gusa nyine Johnson aba yasigaye abwira uyu mushuti wa Bahubaha ati uri mwiza cyane. Baramusezera rero, maze uyu mushuti wa Bahubaha agahita abwira Johnson ati umunsi mwiza kandi nishimiye rwose kumarana umwanya muto nawe. Johnson ati mwakoze cyane. Bahubaha noneho arafuha n'ubundi kurushaho. Iminsi yakurikiye rero uyu mushuti wa Bahubaha akomeza rwose kugenda avugana na Johnson, haba kuri telefone, ndetse rwose uyu mukobwa aba ashaka no kujya asohokana na Johnson kuko rwose aba yaramwishimiye, aba yaramukunze umunsi yamubonye bwa mbere. Gusa nyine Bahubaha ntabwo aba abishaka, aba rwose abirakariramo. Ariko wowe rwose kuki mu basore bose bari hanze aha wahisemo gusohokana na mubyara w'umugabo wanjye? Ndakuzi wowe ukunda abasore benshi, ni gute rwose nakureka mugakundana? Wasashatse undi muntu mukundana? Uyu mushuti rero wa Bahubaha yaramubwiye ati ariko ngewe mbona umufuhira, ubanza rwose nawe umukunda, ntabwo ngushira amakenga nkurikije ukuntu mbona umufuhira. Bahubaha ati ibyo rwose ntabwo nabikora. Ku rundi ruhande ariko Ziad we rwose yigumira mu kazi, akazi kaba karamutwaye neza, umwanya abonye aba ari uwo gusinzira gusa. Bahubaha rero aragenda akamubura, maze rwose agatangira akiheba. Kandi nanone Johnson ntabwo aba yoroheye Bahubaha, aba amutereta rwose umunsi ku wundi, isaha ku yindi. Umunsi umwe rero aba ari mu masaha n'ubundi y'ijoro. Bahubaha araryama maze akabura ibitotsi kubera ukuntu nyine n'ubundi aba yariburiye umugabo we kandi bahorana. Ajya muri salo rero maze agatangira kunywa nk'ibisanzwe. Johnson rero nawe araza akamusanga, maze Bahubaha akamubwira ati wamfasha se maze tukaba tuganira, ari nako rwose tunisangirira akawayini? Johnson turabizi ko rwose nta mpamvu n'imwe yambuza kuganira nawe. Baranywa rero n'ubundi bagatangira gusinda. Ubwo Ziad we rwose aba yisinziriye, ariko ubwo abandi nabo bicaye muri salo.
Bahubaha rero atangira kubwira Johnson ati buriya se uzi ikibazo gihari, mubyara wawe rwose amfusha ubusa wagira ngo ntabwo ndi umugore we, atuzi se noneho n'irindi banga, ati nk'ubu rwose hashize igihe ntazi ntabasha no kubara atanankoraho, atubanza atazi ko afite umugore, mba mbona rwose yarabyibagiwe neza neza. Johnson rero arumirwa maze akabaza Bahubaha ati koko se umukobwa mwiza nkawe bamupfusha ubusa, umukobwa buri muntu wese yakwifuza kugira mu buzima bwe? Bahubaha ati cecekere, ati ubu rwose mba numva noneho ntakibashije kubyihanganira, ati yigira ku kazi ubundi yaza namuvugisha ngo arananiwe, ati iyo mukozeho rwose agwa nk'igiti aba yisinzirira gusa, ati rwose numva noneho ahantu bigeze ntakibashije ntabwo nkibashije kubyihanganira. Johnson rero ahita yegera Barbara cyane maze bagatangira gusomana, barasomana umwanya munini maze Johnson akabwira Barbara ati ndagukunda ni ukuri ntabwo numva ukuntu upfa ubusa gutyo. Barbara ati rata yawe nawe niyo ndi kumwe nawe mba numva nirekuye kandi mba numva nduhutse mu mutwe. Barakomeza rero bagasomana maze Johnson agahita aterura Barbara bagahita bajya nyine mu cyumba cya Johnson. Johnson aba aryama mu cyumba cyegereye kuri salo, naho Barbara na Ziad baba baryama mu cyumba cyo hejuru. Baragenda rero bakajya mu cyumba cya Johnson maze rwose bagakomeza bakiteranira imitoma bikanarangira kandi bakoze gahunda. Gusa bamara kuyisoza maze Ziad akaba arakangutse, areba rero iruhande rwe akabona Barbara ntawe uhari, ahita abyuka maze Bahubaha agahita yumva urugi rwo ku cyumba cyabo ruravuze, ahita abwira Johnson ati byanze bikunze Ziad arabyutse. Ahita rero yambara vuba nyine imyenda y'ijoro aba yari yambaye maze agahita asohoka. Bahurira rero muri salo na Ziad maze Ziad ati sheri wari urihe ko nari nakubuze? Bahubaha ati nari nagiye kureba Johnson yanyweye inzoga nyinshi none rwose yari ari kuruka ahantu hose yahujuje, narindi rero rwose kumufasha muha amazi kugira ngo amere neza. Ziad ati none se byakemutse ameze neza nta kibazo? Bahubaha ati nta kibazo rwose ubu ameze neza. Bahita rero bakomeza maze bakigira kwiryamira. Hagati aho ariko Ziad aba afite uburwayi rwose abana nabwo, ajya kumva arakumva mu gituza hari kumubabaza. Buracya rero maze akajya kureba muganga, aragenda akareba muganga usanzwe umuvura akamubwira ati rwose ndumva noneho ntameze neza mu gituza hari kumbabaza. Muganga aramubwira ati ariko rwose ndabona utari kwiyitaho uri gukomeza kurangara, twakubwiye ko buri mezi abiri ugomba kuba waje tukakurebera uko umeze, none dore rwose wari ugiye kumara amezi 6 yose utaragaruka, kandi urabizi ko nyine umutima urica ushobora kugira crise gatoya cyane maze ukaba urahagaze, ntabwo rwose ugomba kwirangaraho, nibura se imiti urayinywa? Ziad ati yego ndayinywa. Muganga atari ku bundi nkwibarize iki kibazo umugore wawe arakizi? Ziad ati arabizi ko nyine hari igihe mba ntameze neza ariko mu by'ukuri sinigeze mubwira ikibazo nyamukuru mfite. Muganga ati ndakwinginze rwose uzabimubwire, ni umugore wawe kandi nuba hafi yawe niwe rwose wakamenye uko azajya gutwara, kuko rwose iki kibazo ufite ntabwo cyoroshye. Muganga rero ahita akomeza abwira Ziad ati ikindi kandi ndakwinginze rwose jya wubahiriza igihe tuba twakubwiye kugira ngo uze turebe uko umeze, yego ibizami biracyakomeza gukorwa ariko rwose urarwaye ntukabyirengagize. Ziad ati yego nta kibazo rwose nzajya mbikora. Muganga ati rero turakongera iyindi miti kugira ngo n'ubwo buribwe nyine buhagarare, ariko rwose komeza kwiyitaho. Ku
rundi ruhande rero Johnson na Bahubaha bo rwose buri joro baba basigaye bameze nk'abiraranira. Ziyadi uba rwose ukigera ku buriri akaba arisinziriye, buri munsi aba asigaye amara gusinzira maze Bahubaha agahita abyuka akigira mu cyumba cya Johnson bakiryamira nyine buri gihe biba ari ibirori. Johnson ababwira Bahubaha ati gusa nyine ndagukunda, birababaje yuko mubyara wanjye yagutwaye mbere yanjye, nakwishimiye rwose kuba naramenyanye nawe kera. Bahubaha ati cecekere, ukuntu rwose Ziyada mpfusha ubusa, iyo mba narimenyaniye nawe ubu rwose tuba twimereye neza kubera ko uri umusore mwiza, uzi nyine uko bafata umugore. Guhera rwose natangira kuba ndi kumwe nawe ndishimye cyane, ntabwo ushobora kubyumva, noneho nsigaye numva mfite umunezero ntamenya ngo uba waturutse hehe. Johnson ati ndahari rwose ku bwawe, gusa nanone tugomba nyine kujya tumenya ubwenge kugira ngo Ziyada atazabimenya. Bahubaha ati cyane, ati gusa nyine ndagukunda, mba mfite ubwoba rwose ko bizageraho bikanancika. Ku rundi ruhande ariko nanone ni nako na Ziyadi nawe indwara rwose biri kugenda ikara, noneho amasaha y'ijoro aba atakibasha gusinzira, aba arara yumva ababara mu gatuza kandi mu buryo rwose bukomeye. Abandi bo rero rwose baba bikomereje kwibera mu rukundo, baba bicaye nko ku meza bari gufungura maze bakaba bari kwirebanira rwose akana ko mu maso, kandi Ziyada atabimenye, bakaba bari kujya bacisha ibirenge munsi y'ameza maze bagakandagira naho bakajya baseka. Umunsi umwe rero Bahubaha ajya mu cyumba maze agatangira kureba mu tubati, aba afite nyine amadosiye aba ari gushaka. Agwa rero ku binini uyu mugabo we yajyaga anywa nyine byamuvuraga umutima, arabinywa akabireba maze agasanga ibi binini byose rwose ni iby'umuntu ufite ikibazo cy'umutima. Agira ubwoba rero maze umutima ukamuvamo rwose. Abibwira rero Johnson ati ntakubeshye, noneho ngize ubwoba, tugomba rwose kureka iyi relasiyo yanjye nawe kubera yuko Ziyada arwaye umutima. Nabonye imiti rwose anywa, nabonye ko ari umutima arwaye. None rero tekereza aramutse amenya yuko njye nawe turyamana, uzi ko yahita apfa. Johnson ati oya rwose ntabwo nabasha kukureka, ahubwo yenda nakwimuka nkava hano nkajya ahandi hantu ukajya uhansanga, ariko ni ukuri kukureka byo ntabyo nashobora. Bahubaha atereka nanjye ndagukunda rwose, nanjye nkwiyumvamo, ariko nanone ahangaha turi kuvuga ubuzima bwa Ziyadi, ameze nabi ndakubwiza ukuri. Johnson ati turi abantu bakuru nyine tuzajya tubyitondamo, ntabwo azigera abimenya. Ati ubundi se urabona yabibwirwa n'iki, ahora yisinziriye gusa, ntabwo rwose ashobora kubimenya. N'ubundi rero bamara kubivuga batyo bagahita bongera bakisomanira rwose nkaho nta cyabaye. Umunsi umwe rero Johnson yashatse Bahubaha ahantu hose maze aramubura, ajya kumurebera rero mu cyumba cye, yamugezeho ahita amubwira ati ariko ubundi urabyumva gute njye nawe turamutse twitorokeye tukigendera? Bahubaha ati hoya, ntabwo rwose nasiga umugabo wanjye, yego nakoze amakosa ariko rwose noneho kumusiga bwo ntabwo nabikora. Johnson ati ariko ndagukunda cyane, none se ubundi uzaba muri ubu buzima kugeza ryari? Umugabo wawe ni umugabo ku izina gusa, nyamara rwose inshingano z'abagabo ntabwo azikora. Bahubaha ati ntabwo nyine wowe uramenya urugo icyo ari cyo, ntabwo nyine icyo ari cyo kigomba gutuma tubana gusa. Umugabo wanjye tumaranye imyaka myinshi, rero ntabwo rwose namusiga. Ikindi kandi nsohokera mu cyumba rwose kubera yuko ibi bintu bishobora kuzica umuntu. Reba nk'umugabo wanjye aramutse agarutse maze agasanga uri mu cyumba cye,
umugabo wanjye rwose asigaye ari mu manegeka ku buryo nsigaye nitwararika hatazagira ikinturukaho. Johnson ati humura ntabwo yaza, ati gusa ndagira ngo nkubwire ko ngukunda, ndagukunda kandi cyane. Bahita rero bongera bagasomana, maze Ziad uba wagiye abagarutse agahita afungura urugi, ahita abona rero aba bombi bari gusomana, ahita avuga ati ntimumbwire ko rwose ibi bintu mbonye ari ibya nyabyo, nibura neza ariko ndi kurota. Mbwiza ukuri Barbara, kuko uryamana na mubyara wanjye mu nzu yanjye, noneho ubu mugeze no mu cyumba cyanjye. Baha araceceka, maze Ziad ati nkabikeka nuko rwose ntari mfite gihamya, amajoro yose ntiwari ukirara mu buriri, wari usigaye buri gihe unta mu buriri maze ukigendera, buri munsi ukaza ukambeshya. Nta soni koko? Nakoze ibishoboka byose ntacyo ntaguhaye, n'ubuzima bwanjye narabuguhaye, ariko rwose ntabwo unyurwa. Baha ahita arakara, maze agahita abwira Ziad ati hoya, ntabwo wampaye byose, ahubwo urebye nta kintu na kimwe wampaye, kuko ibyo wampaye sibyo nari nkeneye. Ntabwo nigeze nza hano nkeneye amafaranga, nta n'ikindi cyo rwose nari nkeneye, ntabwo nari nkeneye amazu n'imodoka nziza, nashakaga wowe. Sinigeze nkubona rero, wamburiraga umwanya, nahoraga meze nkaho mba njyenyine. Ubwo rero rwose Johnson nibura yamaraga irungu, nanjye sinzi ukuntu byagenze, gusa rwose kubera kuba njyenyine byaroroshye cyane ko njye na Johnson tubyumva kimwe. Ariko nta kosa na rimwe ugomba kungerekaho, amakosa yose ni ayawe. Ibuka amajoro yose nagusabaga rwose ko twakora urukundo, ariko nyamara ukananira. Ntabwo nzi niba wari ufite undi mukobwa ukunda, cyangwa se koko byari ukubura umwanya, ariko nyamara ntukwiye kubura umwanya w'urugo rwawe. Sinumva impamvu rwose kunyitaho byakunaniye kugeza n'aho mubyara wawe ari we unyitaho mu mwanya wawe. Ubwo nyine aba yarakaye cyane, aba ari gusakuza, umujinya wamurenze. Ziad rero yumva aya magambo yose, maze umutima n'ubundi ugahita umufata, ahita amera nk'umuntu ugagaye rero, maze agahita yikubita hasi nyine afashe ku mutima, amaboko ahita agwa, maze Baha agahita agira ubwoba, kubera yuko nyine Johnson waba yasohotse kare, akimara kubona nyine mubyara we yinjiye ahita asohoka, bagasigara bavugana ari bo babiri. Baha ahita agira ubwoba, umutima ukamuvamo, maze agahita avuza induru ati Johnson ngwino untabare, ngwino rwose Ziad arapfuye. Johnson aza yiruka, maze bakamuterura bakamushyira mu modoka bakamujyana kwa muganga. Kwa muganga rero batangira kumwitaho, maze muganga agahita ahamagara Baha akamujyana nyine ahiherereye, aramubwira ati umugabo wawe rero yari asanzwe afite ikibazo cy'umutima, kandi rwose cyari ikibazo gikomeye. Baha ati ntumbwire, kubera icyo atigeze abimbwira. Igihe nigeze kubona imiti yanywaga narabimubajije, maze arampakanira cyane rwose. Baha ariko ubundi muganga, wowe kubera icyo utabimbwiye, ubu ni ubuzima bw'umugabo wanjye uri kuvuga. Muganga rero ahita amubwira ati hoya, ntabwo zari inshingano zanjye kukubwira ko rwose umugabo wawe arwaye, riba ari ibanga rya muganga n'umurwayi, niwe wagombaga kubikwibwirira. Ubwo rero rwose niba atarabikubwiye ntabwo wandenganya, gusa nyine iyi ndwara yimaranye igihe kinini. Baha rero aba yarize amarira yamurenze, kuko rwose aba abona ari we wiciye umugabo. Aragenda rero agasubira aho uyu mugabo waba arwariye, aba nyine ameze nk'umuntu waguye muri koma, ntabwo aba ari kumva nta nubwo aba ari kunyeganyega. Aragenda akamwicara iruhande, maze akajya avuga ati Mana Nyagasani, icyampa nkabona rwose akize irya none, sinazongera gukora amafuti n'umunsi n'umwe. Atangira rero kubwira amagambo menshi uyu mugabo we, ati rwose mugabo mwiza, naragukunze urabizi, twashakanye dukundana, ariko nyamara ibintu byose ni wowe wabaye nyirabayazana, ujya kunyima umwanya. Narihanganye sinigeze nguca inyuma hanze, ariko nyamara uwari uri mu nzu we rwose nta hantu nari kumucikira.
ariko icyampa nkabona ukize, ndakwinginze rwose kira, garuka mu buzima maze njye nawe dutangirire kuri zeru, maze ngukunde rwose uko bigomba, ikindi kandi nzakwihanganira, nushaka n'ubundi ntuzongere kunkoraho ariko sinzongera kuguca inyuma, ibi bintu rwose ndabyihannye, nzemera nyine mbeho uko ubishaka, ariko ndakwinginze ntunsige, ntabwo nshaka gusigara njyenyine, ikindi kandi ntabwo rwose nshaka yuko upfa kano kanya, mbabarira ntupfe, ndacyagukeneye. Akomeza rero kuvuga aya magambo, maze yajya kubona akabona Ziyadi atangiye kumera nk'umuntu uri gutitira n'imbaraga nyinshi cyane, aratitira maze yareba kuri mashine akabona rwose noneho biragaragara rwose nk'aho umutima we uhagaze. Ahamagara rero muganga avuza induru, maze muganga akaza akareba, ahita abwira Bahubaha ati byarangiye rwose, yashizemo umwuka, ntabwo akiri ku isi y'abazima. Bahubaha agahinda karamwica, arataha rero n'ubundi nyine Johnson aba akiri hano, maze akagenda akicara mu cyumba cye akananirwa kuvuga ijambo na rimwe, ararira gusa, umunsi ukira undi ugacya, ati ndipfakaje, niciye umugabo, ubundi ubu kubera iki kuko nakunze Johnson, iyo mwihorera nkemera ngakomeza nkabaho uko nari mbayeho. Johnson rero akomeza nyine kuba hafi ya Bahubaha, akamubwira ati ihangane, kubera ko rwose ntabwo wari ubizi ko arwaye umutima, yego warabikekaga ariko nanone warabimubajije akubwira ko atari byo, nta gihamya rero wari ufite, ikindi kandi ntabwo rwose wakwirenganya, kubera ko nyine nawe uri umuntu. Bahubaha akomeza kubwira Johnson ati ubundi ibintu byose byapfuye umunsi uza hano, iyo nza kumenya ko ari ibi byose bizakurikira, mba naranabwiye umugabo wanjye akakwishyurira hoteli cyangwa akagukodeshereza aparite mukibana. Johnson ati wivuga ibyo bintu, amuguma hafi rero n'ubundi agakomeza akamuhoza amarira, akamuhanagura, aterega ni ukuri nanjye mbuze rwose umuntu w'intwari, mbuze umuntu wangiriye neza, mbuze umuntu wanyitayeho, buriya rwose mubyara wanjye namukundaga, nuko nanjye namukoreye amakosa, gusa aruhukire mu mahoro kandi atubabarire, twagize rwose intege nkeya. Bahubaha ati sinzi ko rwose nziyakira. Bahubaha rero na Johnson baratandukana, Bahubaha nyine arimuka maze akava muri iyi nzu, kuko rwose aba yumva atazamenyera kuba ahantu umugabo we atari, ndetse inzu babanyemo akaba asigaye ayibamo abizi neza yuko umugabo we yapfuye. Johnson rero nawe aragenda maze akajya gushaka aparitema nyine ukundi, baratandukana rwose, maze bakamara imyaka 2 yose nta n'umwe uvugisha undi. Umunsi umwe rero Bahubaha aba ari muri resitora ari gufata nyine icyo kunywa, ajya kubona akabona rero Johnson nawe rwose arinjiye. Johnson abona Bahubaha maze agahita aza kumusuhuza ati imyaka myinshi twari twaraburanye. Bahubaha ati nari narahinduye telefone, numvaga ntashaka umuntu uzongera kumvugisha, gusa nyine nariyakiriye, ubu rwose numvise ko nyine byose bishoboka. Johnson ati nanjye nyine ubu rwose nabonye noneho akazi kampemba amafaranga menshi, ibintu bimeze neza, gusa ni ukuri Imana ishimwe ko rwose mbona noneho wongeye gutangira kwishima gahoro nubwo atari cyane. Bahubaha ati nta kibazo, ubu rwose meze neza. Johnson ati none se twasangira? Bahubaha ati nta kibazo, baricarana rero maze bakaganira, bakongera bagaseka. Johnson rero ajyana nimero za Bahubaha maze akamubwira ati nzajya nguhamagara tuzajya tuvugana kenshi. Barongera bagatangira kujya bavugana kenshi, ari nako basohokana, maze urukundo rukongera rukabyuka, kuko aba bombi rwose baba barakundanye bya nyabyo.
Johnson rero yongera kubwira Bahubaha ati ndagukunda. Bahubaha nawe ati nanjye rwose ndagukunda nubwo twatangiranye mu makosa ariko ndizera rwose Ziad aho ari yarabashije kutubabarira. Ati uzi yuko kuva Ziad yapfa nta n'umusore n'umwe nigeze nongera kuvugana nawe. Johnson nawe ati nanjye nuko nta mukobwa n'umwe nigeze rwose mfatana nimero ye nibura ngo tuganire gusa bisanzwe. Nahoraga numva ngutekerezaho, wari waranze kumva mu mutwe nahoraga gutekereza. Bahubaha ati cyakoze ni ukuri nanjye ntabwo nigeze nkwibagirwa. Hashira iminsi rero maze Johnson agahamagara Bahubaha akamubwira ati ni ukuri ndifuza ko unsura maze rwose ukanamenya ahantu nsigaye mba. Bahubaha rero aramubwira ati nta kibazo wowe nyine mpa adresse ndaza. Johnson rero arazimwoherereza maze Bahubaha akaza nyine kumureba. Johnson rero aba yateguye ibintu rwose bidasanzwe. Bahubaha rero aramuhamagara akamubwira ati ibyo ari byo byose ndahageze, ngeze ku gipangu. Johnson ati njira, harafunguye ahantu hose rwose ukomeze winjire. Bahubaha rero arinjira maze yafungura urugi rwo kuri salo agahita asanga Johnson arapfukamye mu mutima w'indabyo afashe impeta mu ntoki, maze agahita abwira Bahubaha ati mukunzi kandi rukundo rw'ubuzima bwanjye, ndifuza rwose kukubwira ko ngukunda bihebuje maze nkanabikwereka nkwambika impeta y'ubudatandukana, ari nako kandi ngusaba niba ubyemeye ko rwose twazabana iminsi dusigaranye kuri iyi si. Bahubaha rero uba utunguwe cyane ahita atangira kurira maze agahita ahereza ikiganza Johnson ati ndabyemeye rwose mukunzi kuko nanjye ndagukunda cyane kandi numva nta mwanya mfite wo kuzakunda undi musore utari wowe. Ahita rero afata ibiganza bya Johnson maze akamuhagurutsa. Johnson areba uyu mukobwa mu maso maze akamuhobera cyane akamubwira ati ndagukunda cyane. Bahubaha nawe ati nanjye nuko. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje, mwakoze kuyikurikira. Niba kandi ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.